Mia, nishimiye kongera kukubona. Ubushize nakubwiye ko nitwa Claire, uyu akitwa Anna. Nakubwiye ko tuzaganira ku kibazo kivuga ngo kuki dukwiriye kwiringira Bibiliya. Ndabyibuka. Ese niba Bibiliya ivuga ukuri, ibyo ivuga ntibyagombye kuba bihuje n'ibyo abantu bavumbuye muri siyanse? Yego, niko mbitekereza. Niba ufite akanya, nshobora kukwereka akavideo kagufi kagaragaza ukuntu ibyo Bibiliya ivuga bihuje na siyanse. Kavuga ngo isi itendetse hejuru y'ubusa. Sawa. Mu gihe Bibiliya yandikwaga, abantu ntibari bazi uko ishusho y'isi imeze. Bibiliya imaze kwandikwa, hari inyigisho yadutse yavugaga ko isanzure ryavuye mu igi kandi ko isi iteretse ku biremwa bitandukanye. Nyamara mu mwaka w'1473 mbere ya Yesu, Mose yari yaranditse ko isi iteretse hejuru y'ubusa. Ahagana mu mwaka wa 732 mbere ya Yesu, umuhanuzi Yesaya yanditse ko isi ari uruziga. Abo banditsi ba Bibiliya bavuze ibintu bihabanye n'ibyo abantu bo muri icyo gihe bari bazi. Hashize imyaka igera kuri 200 Yesaya yanditse ibyo, nibwo umuhanga mu bya filozofiya w'umugiriki witwa Pitagore yavuze ko isi ari uruziga. Nyuma y'imyaka irenga 3000 Mose avuze ko isi itendetse ku busa, nibwo umuhanga mu bya siyansi witwa Isaac Newton yaje gutahura ko isi itendetse ku busa. Noneho reka dusome ibyo Bibiliya yavuze hakaba hashize imyaka 3500. Ana, wadusomera muri Yobu igice cya 26 umurongo wa 7. Aho haravuga ngo isanzura amajyaruguru ku busa, igatendeka isi hejuru y'ubusa. Urakoze cyane. Ukurikije ibyo tumaze kureba muri video, kuki bitangaje kuba Bibiliya yaravuze kera cyane ko isi itendetse hejuru y'ubusa? Nuko icyo gihe abantu batabyemeraga. Wabimenye. Nanjye ibyo birantangaza rwose. None se niba dushobora kwiringira ibyo Bibiliya ivuga kuri siyanse, ni ibihe bintu bindi ivuga dushobora kwiringira? Video tumaze kukwereka iri mu bigize amasomo ya Bibiliya twigisha dukoresheje kano gatabo. Reka nkagusigire niba uzagasoma. Ubutaha tuzaganira ku bibazo bimwe na bimwe Bibiliya isubiza. Ibyo bibazo biri mu isomo rya mbere. Ndumva biteye amatsiko.